ucururuka pe se sheri nubwa mbere nkubonye niba unanandutse kandi ngombwa ntonganyitse mu maso ya Deborah nicyo atazi nta kibazo ndi famille Deborah nicyo atazi ibi bintu nibyo guhisha ko polisi bizi abandi bantu kuba bizi bino bintu ni ibiki byagenze bite bimeze bite ubundi Swembaza Bofo wabona nawe abibona gutya bimugwaho nyine bamutwara bakamubaza bakamugarura byagenze bite gutyo birona nanjye niko mbibona sheri sure satani yaraduteye reka mbabwire mwitondere bino bintu Bofo ahubwo reka dushime Imana kagarutse mu rugo kubera icyo bino bintu biri kuba murasimburana buri kanya kuri polisi Bofo wagabanyije stress wagabanyije kuhanga nawe barakujyanye ku kibazo kimwe gusa dosiye imwe yonyine nase sheri no rakarura bikemura hiki ndashaka kumenya ukuri kwabyo suko hari icyo ndi bubikoreho ariko nibura mbimenye mve mu gihirahiro no sikubibona ariko nanjye mbibona wagira ngo nkubwire ukuri kwawe nukuhe niko nshaka nonaha nuko ntazi bijya mbere sheri namumve ku stress sibyo wikinjira cyane muri ibi bintu biribuze gutuma unanirwa kujya gukora akazi bigukoye mu murongo urimo sibyo nzi neza ko uzamenya ukuri Even nanjye nzamenya ukuri uzamenya nyinshi byishe inyuma sibyo ako bikomeza kubiha umwanya kuko nubiha umwanya birakwangiza biratuma nyine utabasha gukora akazi kawe neza Degashobora no kugera mu muhanda agakora gisida kubera gutuma ngaho utekereza uramutse ukoze accident ndacyagukeneye umwana aragukeneye kana gazi ko twenyine tugukeneye n'igihugu kiracyagukeneye rero don't panic Sheri Karame bino bintu ndashaka kubikurikirana kandi nkabikurikirana neza cyane n'ubwitonzi kurikirana akazi nkaza kumenya ukuri kwabyo Sheri kurikirana akazi polisi nayo iri mu kazi kayo nzi kuki ujya gukora akazi ka polisi byakomeye rero byakomeye dore umuntu witwa Grace nawe bamukuye muri gereza gusa ntabwo turamenya uburyo Mire cyangwa se kamarade ari kugenda asobanurira polisi avuga ati ngiye gushikira abantu bafungiwe ahangaha ntabwo turamenya ukuntu barimo kumusobanurira bamubwira ati abantu bawe twabafunze none bajyane icyo ni ikintu twese dukeneye kumenya tumenya ikibyishe inyuma niba ari ruswa niba ari iki ntabwo turamenya impamvu polisi bari kuba bajyanye umuntu kamarade yajyayo akamuzana bikamukundira icyo kibazo twese turagifite turimo kwibaza ukuntu birimo kugenda gusa nkubwira ko ibintu byabashe kuba byaba urusobe ku muntu witwa Mire na Grace kuko polisi yashizemo agatege mu iperereza ikaba iri gukora iperereza risesuye kandi rikomeye riciye no mu mucyo aho bari ko bazi ibibazo bikomeye bari kugenzura bipano kose mwabonye ukuntu bari no kuza mu rugo basanga ngira mu mwarabyibone ubwo Deborah bahakanira gati Grace naho hari bagahita bafata undi mwanzuro wo kumufata mu bundi buryo so ne kikubwira ko kabisa babishyize ku rundi rwego ubwo rero urumva ko Mire na Grace ubu ntantu bakigiye gusa murabizi ko turimo gusenga ngo aba bantu bajye gufunga kuko murabizi ko hari igihe byarangira ibyaha bitabafashe hari igihe umuntu aba yakoze ibyaha n'ibyo ariko akaburana agatsinda ubwo rero ngira ngo byaranagoranye no kumenyetso byabo kuko wenda ashobora kuba bari barasibanganije ibimenyetso bimwe na bimwe ko ari impamvu zisaba batari babafata nakubwira ngo rero kusoko byagenda kose ntabwo polisi yicaye inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'inzego zishinzwe umutekano bose bari gukora cyane gusa ikibazo cyaje no kuzamo kindi ku muntu witwa Mire na Grace bazi ko umuntu witwa Kamarade atabivuga ariko noneho yarakaye nawe yatangiye gufata indi myanzuro ikakaye kuko ibintu ari kumva noneho atari kubisobanukirwa impamvu abantu bahora bajya gufungwa agenda gufungwa undavayo undajyayo ati kubera iki urugo rwanjye ari urugo rwonyine rurimo kugira
urugo rwanjye rwo rwonyine rurimo gukekwa cyangwa se rwo rwonyine rukorerwaho iperereza. Icyo ni ikibazo arimo kwibaza kamarade, ntabwo mbyumva kandi muri urwo rugo nabwo akaba ari babiri gusa bari gukurikiranwa. Ubwo ni ikigaragara ko ibyaha byabaye bazi amerekezo yabyo cyangwa se bazi aho ibi byaha bituruka n'aho biherereye. Ubwo rero urumva ko kamarade kabisa yabashe kuba yarakara kandi arimo nako akomeza gufata imyanzuro ikakaye ku muntu witwa Emile na Grace. Yavuze ati njyewe umuntu rwose ntitaye ngura amaraso yanjye, ntitaye ngo wowe uri umugore wanjye nkunda, natanze inka zanjye kugira ngo ubone, biramvuna urukundo burakurema ruravuna, ariko sahizi ndamutse nsanze wihishe inyuma y'ibi bintu hakaba hari ikintu na gitoya kigaragaza ko ukomeza gutesha abantu umutwe ubarushya urukuru umugore wanjye nagutanga ukagenda. Yewe na Emile nuko nta muntu ngifitiye impuhwe, umuntu wese bazafatira muri ibi bintu agomba kugira akajya gufunga. Gusa muri uko kubivuga n'ubundi murabizi ko tuvuga ati Emile agira ubuntu hari igihe atabishobora bitewe nuko no kubuka umuntu kubona ukuntu ari kujya kubazana akajya kubabohoza muri polisi babajyanye kubafunga, nubwo tutaramenya ibyo arimo kubasobanurira. Gusa kabisa nakubwira ngo iyi filime ni nziza cyane. We ikintu usabwa nuko ukanda subscribe, ubundi ukangira hasi muri comment ukandika igitekerezo cyawe uko ubyumva, ese urabyumva gute, uri kubibona gute, aho bigeze basi gutanga ikihe cyizere. Gusa twese turimo turashaka byibura umuntu hano urimo ushobora kuba watanga ukuri kukumvikana, akavuga ukuri akagushyira ahagaragara. Ni umuntu umwe gusa ari we Deborah aramutse agiye akabivuga byose akavuga ati burya byagenze gutya na gutya gutya na gutya, Deborah niwe wenyine, niwe muntu wenyine bishoboka ko yabivuga bikumvikana agahita atanga umucyo. Gusa rero Deborah nawe ntabwo arabona uburyo bwo kubivuga bitewe nuko abavuga ati se ibintu ndivuge mbihereye hehe, ibintu ndabivuga mbiciye mu izihe nzira, ko kamarade yarakaye wenda ashobora kumubwira akibaza n'impamvu ntayimubwika. Rero nukuvuga ngo ubu ngubu nawe arasabwa gufunga umunwa kuko sahize abivuze ashobora no gufungwa cyangwa nawe bikamugiraho ingaruka bitewe nuko yatinze kubivuga, arakomeza abana amabanga y'abanyabyaha. Sura nakubwira ngo Grace rwose uriya mwana uri mu nda ye niwe ubabaje bitewe nuko uriya mwana uri mu nda ye ntabwo yagakwiye kuba ari umwana uri guhura n'ibibazo bimeze gutya, ariko kuko nyina yabimushyizemo ari guhura nabyo. Kandi iyo umubyeyi agize ikibazo n'umwana uri mu nda ashobora kugira ikibazo. Niyo tuvuga ngo uriya mwana rwose yahuriyemo n'ihungabana cyangwa se yahuriyemo n'ibibazo byinshi atateguye cyangwa se siko Imana yari yamuteganyirije. Gusa mwabonye ko umuntu witwa Emile afite ibitekerezo byo kongera gutoroka, ariko burya murabizi ko ntabwo byapfa gushoboka. Emile ntabwo ajya ashobora gutoroka iyo atari kumwe n'umuntu witwa Grace, ariko Deborah ubwo abimenye hakiri kare noneho bitabaye ntabwo yatuma bagenda, kuko urumva nawe asabwa kubacungira hafi, kuko baramutse baturutse yahita ajya gufungwa. Ndetse na kamarade we ashobora kudafungwa bitewe nuko kamarade baramuzi, bamuzi imico myiza, ntabwo bamuziho guhisha abanyabyaha. Ikindi mwibuke ko Deborah ubu ngubu ari kubarwa nk'umuntu ushobora kuba yahisha abanyabyaha bitewe nuko abapolisi bamubaje ati se umuntu turi gushaka rero, akabwira ati hashize amasaha 5 ntamubona. Rero nakubwira ngo ibi ngibi niko bigiye kuba byagenda. Deborah ntabwo yatuma bongera gutoroka, baramutse baturutse bahita babara ko ari we waje kubahisha akabahisha polisi. Urumva ko niwe wahita ujya mu cyimbo cye, arasabwa kuba maso akabacunga. Kugira ngo rero kabisa hano urumva ko ibintu byakomeye, ibintu ni birebire, ariko uko byagenda kose bigiye kurangira. Ntabwo iri perezida zakomeza gukorwa gutya nta kintu bidatanga umusaruro. Amaherezo y'aba bantu bagomba kujya gufungwa, ibyabasigaye bikajya ahagaragara. Gusa mu gihe tugitegereje n'ubundi urumva ko kamarade we byamubabaje cyane, n'akazi ushobora no kugasezera. Ibingibi buriya mu buzima busanzwe nawe bikubayeho bituma udakora akazi neza, bigatuma ushobora mbese kubaho mu buryo utishimiye.
nawe baze kuba ufite urugo wararwubatse neza, uzi ko ufite murumuna wawe nta kibazo, ukaba uzi ko ufite umugore wawe rwose ugukunda nawe umukunda nta kibazo, ariko saa izi ngizi bakaba urugo rwawe ari rwo rwonyine ruri gukurikiranwa na polisi ku rwego rungana gutya, kuko muri kubona ukuntu bari kubikora no professioneri, bari kujya baza gutwara abantu batarabanje no guhamagara kamarade ngo bamubwire ngo turashaka kujyana abantu. Ubwo rero ni ikigaragaza ko iperereza ririmo gukorwa kandi rya hatari, byanashoboka ko baba bari no gushaka n'abandi bantu, ndetse n'amamotoni ashobora kuzagaruka akaza gusobanura, akagira wenda bimwe na bimwe atangamo ubuhamya cyangwa se ibisobanuro kugira ngo buzuze dosiye y'abo bantu. Gusa uko byagenda kose, niba Emile yavuze ati bari kutubaza ibibazo bikomeye cyane, nawe ubwawe niwigirirayo uziyumirirwa, nawe ibyo ni akazi kawe gutekereza, ahubwo nugerayo ukuntu uzasubiza nibakubaza. Gusa yamwihanangirije aramubwira ati uramutse ugize ikintu utobora, nawe wahishiriye abanyabyaha, saa izi nawe wahita ujya muri gereza. Yego wenda ashobora gufungwa igihe gitoya, ariko aho kugira ngo ibyo byose ubikore, wareka tukabikora mu mucyo, tukabikora gake gake, tukareba ko ikibazo tuza kukivamo. Ubwo rero ni muri urwo rwego Deborah yabuze uburyo abwiramo kamarade ko amukunda, murabizi ko iyo migambi ye agamije, ariko ubu ngubu saa izi ntabwo birimo kwemera, yabuze ahantu yabicisha bitewe n'uko kamarade ubu ngubu arasumbirijwe, afite ibibazo byinshi mu mutwe, afite n'ibintu ari gutekereza byinshi bitamworoheye, kandi arimo arasabwa gutekereza akamenya buri kantu kose. Urumva ko rero saa izi ntabwo biri kumworohera kuba yamubwira intunga mbona ahantu abicisha. Ubwo rero mpamvu nkubwira ngo umuntu witwa Deborah nawe biriya bintu araza kuba bicecetse, kuko ntiyabona ahantu abicisha aka kanya, kandi no guhera ubu ngubu nta gihe yapfa gusongera kubona igihe cyo kubivuga, bitewe n'uko urugo rumeze nabi kabisa. Ubu ngubu harimo ibibazo byinshi, bigoye kuba bashaka uburyo ngo baganire. Yamwemereye ko azashaka umwanya bakaganira, agafata umwanya bakaba baganira bari kumwe, wenda akaba yasiga akazi nako agasabwa uruhushya ku kazi, akavuga ati ngiye kwirirwana n'umuntu umunsi wose witwa Deborah ambwira ikintu kimubitse ku mutima, ariko saa izi ntabwo byashoboka. Ubu ngubu byamaze kuba uruvangiye umutwe wa kamarade, ahubwo akazi agiye kujya agasezera cyangwa se asaba uruhushya mu rwego rwo kugira ngo akurikirane ibibazo byose biri kubera hano mu rugo, kandi amenye buri kantu kose, amenye n'impamvu abantu batoroka. Ngira ngo mwabyumviye ko yatangiye kujya ahuzahuza amakuru yose yagiye afata yo muri uru rugo, avuga ati ni gute none ni gute aya makuru yagiye angeraho. Ubundi mugani igihe bambwire ngo hano harimo umwicanyi twamushaka tukamubura, igihe nagiye mbona mugenda mukazanwa na polisi, ibintu by'ubwoba bwa Grace. Ese ni gute abantu babiri bakekwa bahurira no mu guhunga, abantu babiri bagahurira mu guhunga, mu gufata umwanzuro wo guhunga? Urumva ko rero ni ikibazo. Wowe ikintu usabwa gukora hano, nkandira subscribe, ubundi ujya hasi muri comment ushiremo igitekerezo cyawe, ubundi twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga. Byakomeye rero, byakomeye. Dore umuntu witwa Grace nawe bamukuye muri gereza, gusa ntabwo turamenya uburyo Emile cyangwa se kamarade ari kugenda asobanurira polisi, avuga ati ngiye gushikira abantu bafungiwe aha ngaha. Ntabwo turamenya ukuntu barimo kumusobanurira, bamubwira ati abantu bawe twabafunze none bajyane. Icyo ni ikintu twese dukeneye kumenya, tumenya ikibyihishe inyuma, niba ari ruswa, niba ari iki, ntabwo turamenya impamvu polisi bari kuba bajyanye umuntu kamarade yajyayo akamuzana bikamukundira. Icyo kibazo twese turagifite, turimo kwibaza ukuntu birimo kugenda. Gusa nkubwira ko ibintu byabashe kuba byaba urusobe ku muntu witwa Emile na Grace, kuko polisi yashyizemo agatege mu iperereza, ikaba iri gukora iperereza risesuye kandi rikomeye, riciye no mu mucyo, aho bari kubaza ibibazo bikomeye, bari kugenzura buri kantu kose. Mwabonye ukuntu bari no kuza mu rugo basanga, ngira ngo mwarabyiboneye ngo Deborah yabahakaniraga ati Grace nawe hari, bagahita bafata undi mwanzuro wo kumufata mu bundi buryo. So rero ni ikikubwira ko kabisa babishyize ku rundi rwego. Ubwo rero urumva ko Emile na Grace ubu ngubu nta hantu bakigiye. Gusa murabizi ko turimo gusenga ngo aba bantu bajye gufunga, kuko murabizi ko hari igihe byarangira ibyaha bitabafashe, hari igihe umuntu aba yakoze ibyaha n'ibyo ariko akaburana agatsinda. Ubwo rero ngira ngo byaranagoranye no ku bimenyetso byabo, kuko
wenda ashobora kuba bari barasibanganyije ibimenyetso bimwe na bimwe, akaba ariyo mpamvu izi saha baterura babafata. Nakubwira ngo rero gusa uko byagenda kose ntabwo polisi yicaye, inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'inzego zishinzwe umutekano bose bari gukora cyane. Gusa ikibazo cyaje no kuzamo kindi ku muntu witwa Emile na Grace, bari bazi ko wenda umuntu witwa Kamarade atabivuga, ariko noneho yarakaye nawe yatangiye gufata indi myanzuro ikakaye, kuko ibintu ari kumva noneho atari kubisobanukirwa impamvu abantu bahora bajya gufungwa, umwe agenda gufungwa undi avayo undi ajyayo. Ati kubera iki urugo rwanjye ari urugo rwonyine rurimo kugira urugo rwanjye ari urugo rwonyine rurimo gukekwa cyangwa se urugo rwonyine rukorerwaho iperereza. Icyo ni ikibazo arimo kwibaza Kamarade, ntabwo mbyumva, kandi muri urwo rugo nabwo akaba ari babiri gusa bari gukurikiranwa. Ubwo ni ikigaragara ko ibyaha byabaye bazi amerekezo yabyo, cyangwa se bazi aho ibi byaha bituruka n'aho biherereye. Ubwo rero urumva ko Kamarade kabisa yabashe kuba yarakara, kandi arimo nako akomeza gufata imyanzuro ikakaye ku muntu witwa Emile na Grace. Yavuze ati njyewe umuntu rwose ntitaye ngura amaraso yanjye, ntitaye ngo wowe uri umugore wanjye nkunda, natanze inka zanjye kugira ngo ubone, biramvuna, urukundo buriya kururema ruravuna, ariko sahizi ndamutse nsanze wihishe inyuma y'ibi bintu, hakaba hari ikintu na gitoya kigaragaza ko ukomeza gutesha abantu umutwe ubarushya, urukuru umugore wanjye nagutanga ukagenda. Yewe na Emile nuko nta muntu ngifitiye impuhwe, umuntu wese bazafatira muri ibi bintu agomba kugira akajya gufunga. Gusa muri uko kubivuga n'ubundi murabizi ko Dr. ati Emile agira ubuntu, hari igihe atabishobora bitewe nuko no kuvuga umuntu kubona ukuntu ari kujya kubazana akajya kubabohoza muri polisi babajyanye kubafunga, ubwo tutaramenya ibyo arimo kubasobanurira. Gusa kabisa nakubwira ngo iyi filime ni nziza cyane. We ikintu usabwa nuko ukanda subscribe, ubundi ukangira hasi muri comment ukandika igitekerezo cyawe, uko ubyumva, ese urabyumva gute, uri kubibona gute, aho bigeze basi gutanga ikihe cyizere. Gusa twese turimo turashaka byibura umuntu hano urimo ushobora kuba watanga ukuri kukumvikana, akavuga ukuri akagushyira ahagaragara. Ni umuntu umwe gusa ari we Deborah aramutse agiye akabivuga byose, akavuga ati burya byagenze gutya na gutya gutya na gutya, Deborah niwe wenyine, niwe muntu wenyine bishoboka ko yabivuga bikumvikana, agahita atanga umucyo. Gusa rero Deborah nawe ntabwo arabona uburyo bwo kubivuga, bitewe nuko abavuga ati se ibintu ndivuge mbihereye hehe, ibintu ndabivuga mbiciye mu izihe nzira, ko Kamarade yarakaye wenda ashobora kumubwira akibaza n'impamvu ntayimubwika. Rero nukuvuga ngo ubu ngubu nawe arasabwa gufunga umunwa, kuko sahize abivuze ashobora no gufungwa cyangwa nawe bikamugiraho ingaruka bitewe nuko yatinze kubivuga, arakomeza abana amabanga y'abanyabyaha. Sura nakubwira ngo Grace rwose uriya mwana uri mu nda ye niwe ubabaje, bitewe nuko uriya mwana uri mu nda ye ntabwo yagakwiye kuba ari umwana uri guhura n'ibibazo bimeze gutya, ariko kuko nyina yabimushyizemo ari guhura nabyo. Kandi iyo umubyeyi agize ikibazo n'umwana uri mu nda ashobora kugira ikibazo. Noneho tuvuga ngo uriya mwana rwose yahuriyemo n'ihungabana, cyangwa se yahuriyemo n'ibibazo byinshi atateguye, cyangwa se siko Imana yari yamuteganyirije. Gusa mwabonye ko umuntu witwa Emile afite ibitekerezo byo kongera gutoroka, ariko burya murabizi ko ntabwo byapfa gushoboka. Emile ntabwo ajya ashobora gutoroka iyo atari kumwe n'umuntu witwa Grace, ariko Deborah ubwo abimenye hakiri kare noneho bitabaye, ntabwo yatuma bagenda, kuko urumva nawe asabwa kubacungira hafi, ko baramutse baturutse yahita ajya gufungwa. Ndetse na Kamarade we ashobora kudafungwa bitewe nuko Kamarade baramuzi, bamuzi imico myiza, ntabwo bamuziho guhisha abanyabyaha. Ikindi mwibuke ko Deborah ubu ngubu ari kubarwa nk'umuntu ushobora kuba yahisha abanyabyaha, bitewe nuko abapolisi bamubaje ati se umuntu turi gushaka rero, akabwira ati hashize amasaha 5 ntamubona. Rero nakubwira ngo ibi ngibi niko bigiye kuba byagenda. Deborah ntabwo yatuma bongera gutoroka, baramutse baturutse bahita babara ko ari we waje kubahisha, akabahisha polisi. Urumva ko niwe wahita ujya mu cyimbo cye, arasabwa kuba maso akabacunga. Nakubwira ngo rero kabisa hano
urumva ko ibintu byakomeye, ibintu ni birebire, ariko uko byagenda kose bigiye kurangira. Ntabwo iri perezida izakomeza gukorwa gutya nta kintu bidatanga umusaruro. Amaherezo y'aba bantu bagomba kujya gufungwa, ibyabasigaye bikajya ahagaragara. Gusa mu gihe tugitegereje n'ubundi urumva ko kamarade we byamubabaje cyane, n'akazi ushobora no kugasezera. Ibingibi buriya mu buzima busanzwe nawe bikubayeho, bituma udakora akazi neza, bigatuma ushobora mbese kubaho mu buryo utishimiye. Nawe ibaze kuba ufite urugo wararwubatse neza, uzi ko ufite murumuna wawe nta kibazo, ukaba uzi ko ufite umugore wawe rwose ugukunda nawe umukunda nta kibazo, ariko saa izi ngizi bakaba urugo rwawe ari rwo rwonyine ruri gukurikiranwa na polisi ku rwego rungana gutya, kuko muri kubona ukuntu bari kubikora no professioneri, bari kujya baza gutwara abantu batarabanjije no guhamagara kamarade ngo bamubwire ngo dushaka kujyana abantu. Ubwo ni ikigaragaza ko iperereza ririmo gukorwa kandi rya hatari. Byanashoboka ko baba bari no gushaka n'abandi bantu, ndetse n'amamotoni ashobora kuzagaruka akaza gusobanura, akagira wenda bimwe na bimwe atangamo ubuhamya cyangwa se ibisobanuro kugira ngo buzuze dosiye y'abantu. Gusa uko byagenda kose, niba Emile yavuze ati bari kutubaza ibibazo bikomeye cyane, nawe ubwawe niwigirirayo uziyumirirwa. Nawe ibyo ni akazi kawe gutekereza, ahubwo nugerayo ukuntu uzasubiza nibakubaza. Gusa yamwihanangirije aramubwira ati uramutse ugize ikintu utobora, nawe wahishiriye abanyabyaha, saa izi nawe wahita ujya muri gereza. Yego wenda ashobora gufungwa igihe gitoya, ariko aho kugira ngo ibyo byose ubikore, wareka tukabikora mu mucyo, tukabikora gake gake, tukareba ko ikibazo tuza kukivamo. Ubwo rero ni muri urwo rwego Deborah yabuze uburyo abwiramo kamarade ko amukunda. Murabizi ko iyo migambi ye agamije, ariko ubu ngubu saa izi ntabwo birimo kwemera. Yabuze ahantu yabicisha bitewe n'uko kamarade ubu ngubu arasumbirijwe, afite ibibazo byinshi mu mutwe, afite n'ibintu ari gutekereza byinshi bitamworoheye, kandi arimo arasabwa gutekereza akamenya buri kantu kose. Urumva ko rero saa izi ntabwo biri kumworohera kuba yamubwira intunga mubona ahantu abicisha. Ubwo rero mpamvu nkubwira ngo umuntu witwa Deborah nawe biriya bintu araza kuba bicecetse, kuko ntiyabona ahantu abicisha aka kanya, kandi no guhera ubu ngubu nta gihe yapfa kuzongera kubona igihe cyo kubivuga, bitewe n'uko urugo rumeze nabi kabisa. Ubu ngubu harimo ibibazo byinshi, bigoye kuba bashaka uburyo ngo baganire. Yamwemereye ko azashaka umwanya bakaganira, agafata umwanya bakaba baganira bari kumwe, wenda akaba yasiga akazi nako agasaba uruhushya ku kazi, akavuga ati ngiye kwirirwana n'umuntu umunsi wose witwa Deborah ambwira ikintu kimumbitse ku mutima, ariko saa izi ntabwo byashoboka. Ubu ngubu byamaze kuba uruvangiye umutwe wa kamarade, ahubwo akazi agiye kujya agasezera cyangwa se asaba uruhushya mu rwego rwo kugira ngo akurikirane ibibazo byose biri kubera hano mu rugo, kandi amenye buri kantu kose, amenye n'impamvu abantu batoroka. Ngira ngo mwabyumviye ko yatangiye kujya ahuzahuza amakuru yose yagiye afata yo muri uru rugo, avuga ati ni none ni gute aya makuru yagiye angeraho. Ubundi mugani igihe bambwire ngo hano harimo umwicanyi twamushaka tukamubura, igihe nagiye mbona mugenda mukazanwa na polisi, ibintu by'ubwoba bwa Grace. Ese ni gute abantu babiri bakekwa bahurira no mu guhunga, abantu babiri bagahurira mu guhunga, mu gufata umwanzuro wo guhunga? Urumva ko rero ni ikibazo. Wowe ikintu usabwa gukora hano, nkandira subscribe, ubundi ujya hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, twikomereze ku zindi episode za filime Urwibanga.